Muraho neza nshuti za Clarisse TV show in action. Ni wa mwanya wacu w'ikiganiro cyo kuramya no guhimbaza mu bikorwa. Uyu munsi rero nagusanzwe ibyishimo ni byinshi, twabonye akazuba tumaze igihe mu mvura, ariko turashima Imana kuko yaturemeye undi munsi mwiza, andi mahirwe. Tukaba twagira amahirwe yo kongera kuza kuganira namwe. Turabizi ko mudukunda, mudukurikirana. Rero tubahaye ikaze kugira ngo aho muri hose mu bihugu bitandukanye, abari ku manywa ni mwaramutse cyangwa mwiriwe, abari nijoro nabwo hajya bazavuga ngo mwiriwe nabwo ya nabwo ni mwiriwe, ariko nyine ari nijoro ryiza. Ya namwe turagira ngo tubahe karibu muri iki kiganiro cyacu cyo kuramya no guhimbaza mu bikorwa. Rero uyu munsi nagiriye amahirwe, ntabwo naje njyenyine, natanye n'umukozi w'Imana. Nagiriye amahirwe yo kugira ngo twongere tuganire hejuru y'ijambo ry'Imana, hejuru y'amagambo akomeza, hejuru y'amagambo yubaka, hejuru y'inama ushobora gufata umwanzuro ukavuga ati uyu munsi reka mbihindure gutya kubera ko numvise ko bishoboka. Rero nk'uko musanzwe mubizi, hano murimo murabona ndi kumwe n'umumama mwiza cyane. Ari serious, ntashaka no kwerekana amenyo, sinzi ikibazo, ariko buriya no kwenda ataravuga ariko araza kuvuga, muramwumva. Ndagira ngo mbere yuko mwegereza, reka mbanze muhe adusengere kugira ngo abashe kubohoka neza. Asenge, narangiza aramakomeza twibwire, atubwire uwo ari we, then ndababwira icyatuzanye hano. Murakoze cyane. Imana ikomeye, Imana igira neza, turagushima kandi turaguhimbaza. Tugushimiye ku munsi mwiza waduhaye, tukaba turaha kugira ngo tuvuge ibyo wadukoreye, tuvuge Imana twagiye tubona. Rero Mwami Imana, bane natwe iki kiganiro tubashe kugitanga neza kugira ngo abacumva kibashe kubagirira umumaro, babashe gukomera muri uru rugendo ruja mu ijuru. Kandi Mwami Imana, ubutumwa bwawe bukomeze bukwiriye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ya rakoze cyane. Ndagira ngo kugira ngo tubashe kumva neza ibyo tugiye kuganira, nuko tubanza kumenyana. Nkuko ngiye nababwiye, ndwa Clarisse nibizi, nkaba ndi umumama w'abana babiri, ndetse nkunda ndi umuhanzi mu ndirimbo z'Imana, nkaba nkora n'iki kiganiro cyitwa kuramya no guhimbaza mu bikorwa. Mu bindi bisobanuro muzajya mubibona kuri YouTube, haba harimo nimero za telefone n'ibindi byinshi. Rero reka umutumirwa wacu twazanye nawe abashe kutwibwira kugira ngo turushirizeho kuryoherwa mu biganiro tugiye kuganira. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nitwa Nyabakunda Aline, nkaba ndi pasiteri w'urusengero rwa Harmony. Mfite abana 6, abakobwa 2 n'abahungu 4. Ya pasiteri Nyabakunda Aline, biragoye kumuvuga mu izina, ariko nyine nuko nyine nabanje kubisaba uruhusha, ntago napfa kubivuga gusa uko niboneye. Urumva n'umumama ukuze w'abana 6, ariko ntago numvise iryo torero rye, sinzi we nimba waryumvise. Ngo ryitwa gute? Yitwa Harmony Church. Harmony Church. Pastor, iryo torero se ribarizwa hehe? Hehe umuntu yabashakira kugira ngo twumve ko tuzaza? Iryo torero ribariza Kasarani Sheko, hakurya ya Maji. Uturutse Maji hari umuhanda ucamo, umuhanda munini, ukaza gutambika ahantu hariho ikibuga cy'abana bakinira umupira. Aho niho dukorera umurimo w'Imana. Ya murakoze cyane. Murumva ko araturangiye ku buryo atubwiye neza n'umuhanda wose. Uturutse Maji Mazuri hari umuhanda winjira Sheko, ukawuzamuka ukinjira mu kibuga, aho ngaho niho wamusanga kuri iyo cace yabo. Ndagira ngo nimba uri buze gufashwa n'amagambo agiye kutubwira, uzamubera umushitsi, mubwira ati nagukurikiranye ahantu, narenjerere kukubera umushitsi. Rero pastor, nukuri tubikuye ku mutima, tubahaye ikaze, mwumve mubohotse. Hano turi imbere y'Imana, kuko aho babiri bateraniye n'Imana ibiri kumwe nabo. Rero ndagira ngo n'ubundi ubohoke, wumve umutima wawe wishimye,
suppose ko ndabizi birakugoye cyane kuba wenda ari ubwa mbere kuri social media, ariko buriya hano ntaho hatandukaniye na hariya mu rusengero ujya uhagarara ukavuga ubutumwa. Ubu n'ubutumwa nabwo hariya mu rusengero bugarukira muri baba Kristo bawe deja bariya mwicaranye, ariko buno n'ubutumwa bugiye kujya ku isi hose, abafite inzara n'inyota bakagukurikirana. Rero ni ukuri inshuti zanjye, ndagira ngo uyu mumama ni umumama mwiza w'umutima mwiza, menyanye nawe nta gihe kinini kigezeho, ni nk'amezi angahe gusa, hari imbuto namubonyemo. Afite imbuto y'urukundo, afite imbuto y'ibyishimo. Iyo niyo mpamvu nashatse kugira ngo mutumire kuri Clarisse TV show dusangire nawe ijambo ry'Imana. Rero pastor, ndabizi ko birakugoye, ariko ubuhoke. Ndagira ngo n'ubundi urumva mu muco wacu cyane cyane wa Kinyamurenge, ni bakeya wumva ngo abamama ba pasiteri. Abenshi muracyabifite, muracyabibitse, bamwe baracyababwira mukanga. Hari n'igihe n'Imana ikubwira ati ngiye kugukoresha gutya ugatinya, ariko uyu ni umwe mu bamama babashije kubohoka, babashije kumvira Imana. Aravuga ati kama mbaya ngiye gukorera Imana bitewe n'ukuntu Imana yamuhamagaye. Rero ndagira ngo utubwire mu ncamake mbere yuko utarahamagagwa uwo muhamagaro w'ubupasiteri, ugiye kutubwira mu ncamake icyo ari cyo mu rusengero, kugira ngo tuze kumva se koko umuntu kugira ngo abe pasiteri agomba kuba ari hehe, gute na gute, mbere yuko Imana iguhamagarira kuba pasiteri. Kuko ndabizi ko ugiye kutubwira n'ubundi ku muhamagaro ukuntu winjiye muri uwo murimo w'Imana mbere. Rero before nk'uko abongereza bavuga, ndagira ngo tubwireho kandi ubohoke pastor, wishime mashi, tugume gusirika gutyo. Murakoze cyane. Ndamahoro kabisa. Ubundi ubutumwa bwiza niko kazi kacu. Gusa wenda sindamenyera kuja kuri social media, ariko bizagenda biza kuko niwo murimo twahamagariwe. Mbere yo kugira ngo mbe pasiteri, ubundi nkiri mutoya nari umuntu ukunda gufasha abantu cyane, bimbamo ntazi impamvu. Iriya ruguru muza abana nta kintu kinini bakora, ntibaba bafite ifaranga, ntibaba bafite iki, ariko numva umutima wanje umbwira kuzaza ngenda. Nabangiye mu nkwi ngatoragura inkwi nyinshi, ngomba gutura inkwi ibiro 2 iwacu, ikindi nkagitura ku muntu ufite ibibazo, udafite abakobwa. Mbese ntangira gutyo, nkumva umutwaro wo gufasha abantu batishoboye, nkabasaba kuja kubahomera. Bigenda bizamo gutyo, biramfasha ku buryo nagaza ngena ntorera abantu inkwi, bamwe bagasigara baza gushaka uwazishijeho ntibamumenye, baje kumenya nyuma bimaranye igihe kinini. Hallelujah. Noneho mvuye iwacu aho twari tuba, nakuriye Imirimba, turava mba ku Kabingo, komeza wa murimo wanje no kubavomera. Ari umuntu ugwaye, nari umuntu utafite abamufasha, kagenda kamubwira ati nzaza kukumesera, nkamusaba kuzamuhomera. Biramfasha kandi kumva umutima wanje urabikunda cyane, kabikora nezerewe. Bumwe nkaza kumufasha kumanika inkwi, bene ivyo zo kugenda nkora bene ivyo bintu, nyumva nyine byambereye nkaho ari ibintu byanje bya buri munsi. Nagaza ngena mfasha buri munsi. Noneho mvuyeyo nshakirwa mu mujyi. Utaragira kugushakwa pastor, utaragira kugushakwa, hari akantu nshaka ko dutinda. Ariko uyu munsi urasengeye kwera. Urumva pasiteri arafite amakuru menshi kweri. Imana iguhe umugisha. Umwana nako Imana ibare nk'isi umwana, ariko urumama nyene nari mvuze gacyage utarashaka. Urumva kiri mutoya ukuntu byari bimeze, ariko randenze bacu. Nubwo ndi Clarisse TV show in action, ariko none urankubise hasi kabisa. Kugira ngo umuntu wamutekereza ngo ngomba kwikorera ibiba bibiri, kimwe nkagisiga, ikindi haza urumva we yaratuye ahantu ushago, abantu wenda bari bwumva ibiba nuko akunda ugenda gutashya cyangwa gutoragura mu Kinyamurenge, ukazana inkwi zanyu, ariko ukavuga ati kwa runaka nta mukobwa bafite, reka nawe nyeruke ariko ufite impano bacu. Imana ishimwe ko twakundanye kandi tukaba tunahuza. Ndabizi Imana izatugeza kurenje nawe.
bitewe n'ibyo bikorwa sinari nzi ko bifite vraiment ariko murumva kuko yari intwara akiri umukobwa yakoraga imirimo myiza in action yashiraga mu bikorwa nta umubwirije imagine kugira ngo ntekereze kuzana ijerekani y'amazi nyisiga hangaha ngende ntanavuze baze kubimenya nyuma ariko basangariwe pasa Imana iguha umugisha mwinshi iyo mpano sinari nyikuziho iyo nari nkuziho nayo ndaza kuyivuga nyuma ariko urumva ni Imana nyine bayahuje abantu iwanyu ngo hari he nakuriye imirimba ahantu hitwa ku Kavumu turahunga tuja mu Minembwe ku Kabingo urumva umuntu wo ku Kavumu naje ndi wo mu Minembwe aho bita muri Ruhemba ibibazo zose ndumva hari aho tugiye guhurira ku Kabingo Imana iguha umugisha pastor urumva wari ufite impano idasanzwe impano muri muntu wese atatekereza yo gushira mu bikorwa yemwe murumva kuko gukora bimwe mpora mbabwira ati ntago bisaba amafaranga ntago bisaba kuba nabanje kujuza inzu urumva yakoresheje imbaraga ze akoresha uko yishoboye nimba ndafite amafaranga nshoboye kuzana ijerekani y'amazi nshobora kuzana izo nkwi ese pastor ibyo bintu wabikoraga wari ufite imyaka ingaho utambeshe nabitangiye wenda konkeka nshobora kuba nari mfite nk'imyaka 13 nabitangiriye turi mirimba bitangira nyine bene ubuke ariko ngongere ku Kabingo ndabikora cyane ku buryo twagaza dufura ku wa gatandatu cange niko kumesa mu Kinyamurenge uburyo naje kumesa imyenda y'iwacu nagaza ngenda ngasaba nk'imyenda y'umuntu w'umukecuru cange uwundi muntu nduzi urwaye nkamubwira ati ngerekera ngende mbijanire rimwe mese imyenda yose niho namenye yuko ari umutwaro kandi ico gihe nabikoze kenshi abantu batabizi kuko ingwi zatoragura mama akazisiga mu gihuru akampambirira noneho uko kugenda ntanga bikava kuri njeje nyine nkagenda gatura ibirori atabimbwiye nkashira abantu batari bishoboye wari ufite ubwenge bacu yari afite ubwenge bwinshi pasiteri urumva kugira ngo yibwirize wenyine nta wamugishije inama nta wamubwiye ariko pasi wambare nkakugira manager wa channel yanjye ko urumva noneho ndenze wewe ubundi ukanyobora noneho urumva wowe ufite ibikorwa byinshi birenze kandi watangiye ukiri muto bivuga ngo noneho bere pasiteri nyine noneho singiye kwirura kuri kamera ariko Imana nishoboza nazo umuntu yaza ngiye gusenga ngiye gufata amasengesho rero muramwumva pastor rwose Imana imuhumugisha pastorine yarakiri umukobwa akiri umwana muto cyane Imana amwiyeretse ntago ari we nta nubwo ari ababyeyi be ndakika ko nawe atarazi ko bimeze ariko Imana yamwiyeretse kugira ngo umuntu muto atekereze nk'icyo kintu nishurirwa yarafite rikomeye araza kutubwira rero yaramaze kuba gushaka iryo yishurirwa nimba ryarakomeje cyangwa nimba byararangiriye kwa mama wiwe nimba ngo wabo yaramusanze bikama bishirira aho ngaho n'ubura nabyaraza kubitubwira ariko yari umugeni bacu ico gihe ari nk'iki gihe benshi bakugwanira ariko hahiriwe nyine papa w'abana wahise guhishurirwa rero ndagira ngo nkubaze urwo rugendo urumva wari ukiri umwana ukiri muto ukiri iwanyu nyuma umaze gushaka se pastor iyo yerekwa ryawe ryarakomeje cyangwa nyine kubera miriye wahinduye cyangwa kubana n'umutware wawe byarakomeje cyangwa byarangiriye byarakomeje ariko bihindura isura no kuvuga ngo naje gushakwa nsakirwa mu mujyi maze gushakwa noneho kubera bya bindi nakoreriya ntekereza ikindi kintu cyo gufasha abantu kagaburira abantu naba nahashe ngashamata ku muceri ku isukari n'ifu icyo gahoro kiri ruguru nashakiwe nageze mu mujyi noneho nkagenda ko buri kwezi ko uko mbashe nkagaburira nk'abantu batatu aho noneho inza kubikomeza bigenda byaguka aho twari tuba hari ahantu hepfo hari ibarabara abantu baza baca bagenda gucuruza bikoreye inyanya intoryi ibintu bene bitandukanye imineke noneho benshi bakahaca bafite abana bahetse amasaha ya 5 cyane nibwo bahaca bashonje
mbona nyine bashonje bashobora kuba bavyutse bagenda kare, noneho mpitamo kuzoza ngaburira buri munsi kagaburira umuntu umwe. Ubwo amasaha yagera saa 5 kaja aho hari haba rubine kareba abantu batambuka, naba mfite ibyo bintu naba ntabifite nkabahamagara kugira ngo bagurire, bamara kuza nkabasaba ko binjira mu nzu nkabagaburira. Noneho abaribwo nkomerezaho iyo gahunda kuko nari mvuye mu cyaro nagiye mu mujyi nkomeza gukorera Imana muri ubwo buryo. Imana mpumugisha pastor cyane, urumva ko nubundi ni wa mutwaro wiwe burya abantu bajya bitwaza, ukabona umuntu cyane cyane wenda ndakomeza mvuge ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge, nkundanye n'umugabo cyangwa se dukundanye nkoze ubukwe nari umuririmbyi kaba nicara kera kwa mpamvu ndangura asubijwe, barahari barimo baranyumva bahari. Nimba umugabo agusanze warakoraga ikintu runaka ukiri umukobwa, kuki n'ubundi utakomeza umuhamagaro wawe? Jewe n'ukuri wanje karanyumva azanyumva, uko yansanze ahubwo niyongereje nariyongere. Rero n'ukuri ntukumve ngo nimba narakoraga kino kintu, nimba nshatse umugabo bishobora kwanga. Hari bitwaza abagabo, ariko burya n'ukuri kinaje kubona abagabo n'abana beza. Nta mugabo wabuze umugore ngo kora ikintu cyiza ngo amubuze ngo ikintu ntukaze ugikora. Erega hari n'igihe yego n'abagabo bari kari harya ni gute twabivuga, barangamye. Umugore akaba yavuga ati ninkora kino kintu arankubita cyangwa ese wahengereye adahari ugakora ikintu cyiza. Mpengera adahari nka umuntu amazi yo kunywa, yoza akamenya ko yego, ariko nimba ari n'icya pasire baraza tubwira, yoza akamenya ko nayatanze. Rero ndagira ngo ngukangurire inshuti yanjye, inshuti ya Clarisse TV Show in Action, gukorera Imana urumva ntago bisaba ibya mirenge, ntago bisaba kuba wariye wahaze, ahubwo pasire ngo yagaburiraga umuntu we buri munsi ni waranandenze, kandi ngo ubwo nabishize ku mugaragaro, kajya mpagarara hariya nkavuga ati wewe ngwino tugaburire. Cyakoze icyo kintu nanjye nabonye mama mbyara ajya bikora, nshobora kuba wenda rero nabikora ariko simbizi, ndaza gusubiza amaso inyuma ndebe, ukabona hamagaye nk'abantu bano b'abapagasi abajyanye mu nzu abahaye ibiryo barariye, hari ufase ni bagaburira babiri ifi gashira itamaze ukwezi. Ibyo si kibazo pastor, ibyo bivugaho gute, bisobanura gute kuba dafite umutima? Ahubwo kubijya nkabirangiza biza bintera ubwoba. Kuvuga ngo uhahe ibiryo by'ukwezi kose mu byo n'abana bawe tawe mu bihaye, uri umuntu wakijijwe, hanze hari abantu bashonje, biteye ubwoba ku muntu uzi Imana. Tugomba gutanga kuko ukuboko gutanga niko guhabwa umugisha. None se pastor, kwa bitangaga gutyo umaze kugira umugabo, ese umugabo yabaga bizi cyangwa waribetaga cyangwa aribyo bavuga kwihisha ukabikora atabizi? Turagira ngo aho tubohoke neza, ejo wenda umuntu atazakubitana n'umugabo mpaye ntanga ibintu gutya tugakubitanira ku muryango ugasanga nkoze agasha bankubita urushe ngo bankubise urushe. Ese mwabaga mwabigiyeho inama cyangwa wowe ni wa mutima wawe gusa wigiriye urabikora? Ntabwo twabigiyemo inama, byari ibintu bindimo nanje ntaramenya ibyo ari byo. Narabikoze bigera igihe nawe arabimenya, ndetse n'abo twari tubana barumuna be n'abashikiwe wenda barabibonye ntibabyibazeho ntibabimenye. Aho umugabo yaje kubimenyera, ico gihe twari dufite inzu zibiri, natangiye nza mbagaburira mu nzu y'abana yari yarubakiye barumuna be w'inzu. Noneho ntangira mbagaburira muri iyo nzu yabo, mbagaburira ku masahani yabo. Noneho ngo bigera igihe nkumva umutima wanje umbwira ko ngomba kubagaburira ku meza ndiraho, no ku masahani y'umugabo. Ico gihe nico gihe yabimenye, kubera ko nawe ni umuntu utanga kandi kabisa. Nawe mu bantu banshigikiye cyangwa jewe naje namushigikiye, nta muntu ugera iwacu ngo atahe tutamugaburiye cyangwa tutamuguriye ihuzu kwa kujya baza bakarara. Nawe nasanze ari umuntu ukunda gutanga, noneho taco byari bimubwiye gutanga kwanje. Noneho aho yaje kubimenya ashaka nko kunkosora, numva umutima umbwiye kuzoza mbajana mu nzu yacu. Noneho iyo nzu yacu yari igira ibyumba bibiri. Jewe n'ubundi kubera ko ayo masaha yagaze abarayo gutekera umuryango cyangwa hari ibindi ntaratunganya, kabazana. Kandi wenda abantu bakora ku kazi bari abantu nyine baciye bugufi cyane,
nkabazana nkabicaza mu nzu yacu ku meza y'umutware wanje, noneho namara nkisohokera nkagenda nkabasigaho, kandi hariho iyindi umuryango wo gusohoka Annex, bakaba bogenda. Iwe arabigenzura arambwira ati rero nubwo ugabura wewe uzoza wicara ugaburira abantu cange ubagaburira aho uri kugira ngo urinde umutekano w'urugo. Ndamubwira ati umuntu uzagaburira akanyiba uzareka agende, kubera ko nje mba namugaburiye wenda ico azajana azaba agikeneye ntaco kizadusubiza inyuma. Noneho kubera ico kintu yari yambwiye nyine mbona ni nkaho camubangamiye, nico caviyemo umugisha ukomeye w'umuryango. Novuga ko Imana yashatse kumwiyereka kubera ko nanje niyo yari yarashize mu mutima kandi sinari shaka kumubangamira. Noneho arabimbwira kangahe nahindura nagaburira ku masahani y'abana no mu nzu y'abana asigara numva ntamerewe neza. Noneho kamubwira arambwira ati wozoza ubicara uruhande nta kibazo bagaburira ariko ubicara uruhande. Nabwo noneho nabicara uruhande nkabona niko kubacunga kandi nabyo nkumva bitambokeye. Ngo buce niho Imana yamusanze bagiye gutarama nawe ahari azabyibuka. Baragenda gutarama nje nasigaye mu rugo nari mbyaye ngo bamare, haza uwundi muntu atazi yandika amandiko arayamuha. Aramubwira ati aya mandiko ugende uyashire umudamu wawe kandi Imana ibakuyeho inzara, ntabwo muzigera musura kugira inzara kubera ko azagaburira abashonje. Noneho niwo wayazanye arayamba. Guhera uwo munsi arandeka kaza nkora ibyo nshaka, kagabura uko nshaka, gatanga ibiryo uko nshaka, kandi namara kubitanga nkamenya ko ntabwo inzara izosubira kutujya. Utagiye bicara iruhande ngo babone nkaho uri kubaneka. Ntabwo nabicara iruhande. Noneho na kwa kundi nahahanga jana rimwe byagiye byiyongera, bumwe na bumwe namenye ko hari ushonje ngashamata hagati y'ukwezi ibiryo bigeze hagati kamushira. Bigera naho nzaza mfata nk'ibuzu nareba nk'umuntu utayifite, twari duturanye n'abandi wenda tutavukana cyane, ariko nyine nareba nkagenzura nkabona nta myenda afite, ngafata imyenda yanje na bya biryo nkabimushira nkamuheza kandi kumva umutima wanje uguwe neza. Ariko n'ubuhamya bufite imbaraga muri mzera byo ngo ntacyo tuzireguza ngo rega n'abarya bari abantu nkatwe. Urumva ko uyu ni umukozi w'Imana kabisa. Ndatsinzwe pasa ndaje mfukame mukanya ndambeke biganza. Kandi nukuri ndakeka ko ntawe uri. Ndabizi hari aho twicaranye hano, ndabizi nawe hari icyo bari bukure hano bari bugende bazambwira nawe tukakorana nawe ikiganiro. Buno buhamya burimo biratubaga twese. Ese koko pasa nkuko wamaze kubona nyine ko umugabo namaze kuyibona Imana irabimweretse, ese koko iyo nzara ntago yaje nkuko Imana yababwiye? Ntabwo yongeye kandi nta nubwo izongera. Amen. Imana yatumaze inzara ndetse yatumaze n'ubukene. Amen. Yagutanga Mariko Mana we Mana ushimwe kutameze nk'abantu gutanga yabamaze inzara ibamara n'ubukene. Mwumvise aho yabihereye akiri mutoya, akiri umukobwa, amaze gushakwa iyo mbuto ikomeza imubamo. Ese icyo gihe wapfaga gufata abantu bonye bose ukabahereza cyangwa wagendagendaga cyane mu bwoko bwanyu? Jewe ubundi mu buzima bwanje ntabwo ngira ivangura mu mutima wanje, ntabwo bimbamo, nkunda abantu bose. Gusa nyine ishaka rya bene wanyu ntiriza ribura, ariko no mubona afashije abenshi nka 90% nta nubwo ari bene wacu, nta nubwo mba mbazi, kuko nariyemeje kugaburira umuntu gusa mbona wa mbere muhahira atari uko ntabifite, ahubwo ari kugira ngo mugaburire. Tego yari kugira ngo mugaburire, narangiza kugaburira uwo mbonye narinjira mu nzu ngakora imirimo yanje isanzwe, ntabwo namenya n'uwo ngaburira. Ntabwo navanguye. Ngeze hano muri Kenya byarakomeje, nakora akazi ko gusona cyangwa ko kudoda, mu yandi magambo wenda yumvikana ku bantu bose. Noneho ngo ngeraho ndavuga ati se ko hano ari umujyi ukomeye kandi cyane cyane twahuye na bene wacu,
kandi bene wacu n'ushonje ntaza bivuga cyangwa ngo abyerekane nzaza ndya ibiryo mbirangize bintera ikibazo cyane cyane kuvuga ngo ndi ibiryo byose bigashira urumva nubwo ari abana banje nije ubuha biryo ya ni wowe noneho nigira inama yo kuzoza ncuruza aho mba nkora ikibanda cya kibanda nkagikoramo cyane cyane ako kazi ko kugabura amen noneho haba hari ushonje yaba ari abanyagihugu yaba ari abandi bene wacu tuvuga imvugo imwe namureba nabona arashonje agasanga naranguye nashize ibintu aho ngaho kibanda nkamuhamagara nkagenda mfata ku buri kintu cyose kuko ncuruza ibirayi ngacuruza inyanya ngacuruza ibitunguru n'amavoka nkamubwira nkashira amata ibindi dusangiyeho wenda nk'amavoka ngamubaza uko yajya nkayamuha noneho icyo kintu aba ari cyo mbona ari nkabwo burinzi bw'umuryango wanje kubera ko inzi ko gukorera Imana ari umugisha w'umuryango kuko kujya ukikubira cyangwa ukagira inda nini ari gukata imigisha Imana iba yageneye umuryango nuko kora ubucuruzi gutyo kugeza none ndabikora wabyaye muhembera hasi ndeba ngo nuko ari umunyetorero cyangwa ari ubwoko bwacu ntabwo ndeba izo ngibyo gusa ndeba bikurikanye no ku mutima wanje wanyeretse uwo muntu maze iminsi mugenzura kubera ko ni ku muhanda murakoze cyane murumva no mubyeyi n'ukuri afite ubuhamya bwiza kandi ndabizi buracari na burebure ndagira ngo mbaze se pastor umuhamagaro wo kugira ngo ube pastor rero ngira ngo tuwinjiremo kuko ibyo urumva ni inkuru ndende ibindi uzajya ugenda ubimbwira nakwemereye kuko ndi umwana of course kuko n'Imana yakumpaye nanjye sinzi aho byavuye nabwiye ko tumenyanye igihe gito cyane kandi twahuje n'umurimo w'Imana rero ndagira ngo tubwireho ukuntu cyo bintu byinjiyemo igipasiteri byaje kugenda gute rero iryo yerekwa ryaje kuza gute ndabona umwanya uje kuba mutoya tuzongera reka mvugeho gatoya kubera ko umuhamagaro we ufite inzira ndende kandi kuwugabanya byangora njewe uburyo nahamagawe namaze kubyara umwana wa mbere nari umuntu utuje cyane wenda banzi barabirimo biranagaragara noneho ngo ndangize nari umuntu uzi ugenda nkererewe mu ikanisa iryo niryo kosa naringira kandi iribangamira n'umugabo cyane nawe uzi ukererwa noneho ndangije nkayicara nyuma yabwo umunsi menya ko Imana yampamagaye ariko sinabyemeye gusa narabibwiwe nari nasenze muri Foursquare ngo ndangize nja kuririmba haje umugabo umwe ngo ni Theo yitwa Deo yaje kuvuga butumwa hariya muri Foursquare none harangije ntambutse Imana imubwira amakuru yanje uburyo ndi umukozi w'Imana arangije areba ahantu nicaye ngo sohoke arashaka arambura nawe kumbe nasohotse ngo aje kureba abona ndasohotse igipango arankurikira amaze kunkurikira asanga namanutse nageze ahamagara umuntu unyegereye arambagarika ambwira amakuru y'uyu muhamagaro niwo munsi wa mbere nabyumvishije nibwo nabyumvishije sinabyakiriye kubera ko ntabwo nari umuntu wo kuvuga ngo nuhagarara imbere y'abantu habe no gusenga byarangoraga ariko kubera Imana ubu nabaye pasiteri ndetse pagarira n'itorero ndi revera urumva yuko mama pasiteri kuvuga ngo umuntu abe pasiteri suko ubuhora imbere hariya ku gatutsi cyangwa uhora wirepresenta cyane imbere y'abandi urumva ko we yagiraga intuze yo gukererwa akicara inyuma ariko Imana imukurayo iramuzana ese pastor bamaze kubikubwira wahise ubyakira wahise ubishira mu bikorwa konzi ko abantu benshi bapinga amahanuzi rimwe na rimwe kavuga se uyu muntu utanzi kabambwiye gutya wemera bari gusengera ntabwo nabyakiriye byagenze gute rero nubwo nabyumvishije nyuma yabwo haje kuza uwundi nawe wari utuye Zindiro araza nawe arabimbwira ngo buce haza uwundi noneho ubwoko bwacu aranteguza ngo azaza kunsura abimbwirira mu rugo ngo amare kubimbwira kuko iwe yari umwene wacu kandi tuziranye cyane ndamupinga ndamubwira ati se ibi bintu si we wa mbere kandi si uwa kabiri ariko se bizahera ikintu cya mbere nari umuntu utarize ikindi cya kabiri nari umuntu utuje cyane nari umugore wo mu rugo kumwe ba Nyamurenge bavuga ngo umugore w'urugo ntazi ibintu zo
guhagarara imbere y'abantu noneho ngo mupinge arambwira ngo uko mupinze ngo Imana izanteze indwara kugira ngo umenye ko yampamagaye nabyo sinabihesha agaciro bitwara umwaka urenga nyuma yabwo nza kurwara ngo ngware ndivuza birananirana ariko abimbwira turi kumwe n'umutware wanje nyuma yabwo rero nibwo twaje kwibuka icyo yavuze tumuhamagaye adusabira imbabazi ku Mana ndakira ariko nabwo n'ubundi mbisigaho mu yandi magambo nasubiye kandi kubimenya ngeze hano muri Kenya ariko nyuma yabwo nja kuja ku ishuri nize ndi umudamu niga imyaka 6 ya segondere ngeze mu wa gatanu badutora nk'abajanama bo ku ishuri bantoye nk'umujanama hariho abandi ba pasterine n'abapasteri ariko bajya bayoboye ishuri rya segondere noneho njewe no kubijamo naravyanze kandi ndavyanga cyane kuko nari mukuru ari abana batoya kandi ari ikigo c'abana b'abakire kisuzugura nkabona ntohagarara iruhande rwabo ariko baraguma barankurikira cyane ndaruha ndavyemera tugiye kurangiza umwaka baravuga ati tuzohamagara pasiteri babasengere kubera mwakoze neza uyu mwaka imanda yanyu noneho uwo munsi bahamagaye pasiteri umuntu wagiye kutumenaho amavuta aja mwiyereko aravuga ati hano hari abantu bazakorera Imana ndetse bagiye kuja mu mahanga bagiye kuva muri iki gihugu murimo bakaja mu mahanga kandi vuba cyane muri abo bose twasengeye hamwe ni jewe waje muri Kenya abandi baracari iyo twari tuba nuko ngenda mbyumva ariko simenya aho bizahera noneho ngoje kuza muri Kenya nabwo twagiye gusenga n'abandi bana b'abakobwa twari tugira icumba c'amasengesho ngo shike Imana nibwo yambwiye ati ugiye mu kindi gihugu kandi ugiye kwatangirira umurimo w'Imana nubyara umwana wa gatanu nibwo uzatangira byagiye biza nyine gutyo bigeraho Imana nanje tangira kuzoza bimbwira ndaza ngo ngere hano bagiye kunsengera ku diakoni noneho turabyanga kubera ko nari ndifite abana batoya bose bigoye inshingano za hano mirimo ari myinshi ndi umunyakazi ndi umupagasi kandi numva nyine ntaranabibohokera noneho tumaze kwanga nibwo Imana yagaruye wa mugabo watumye ndwara Imana iramutuma ngo nagenda abwira umutware wanje amubwira ndekure ansengerwa aranamubwira ati noneho sinubu nyine gusa nawe ubwawe muzakorana umurimo mureke rumva uhamye twaba tuberekeye aho tuzaba dukomeza ni burebure Imana imumugisha mama pasiteri ariko kuba umuhamagaro ni hatari no kuri kw'Imana ese nk'uwo mugabo nuko nyine bitokunda ngo muturangire natwe wenda atubwire ariko yari afite amavuta menshi cyane ni pasiteri Mbonigaba ahari wenda nazanyumva ndibwira ko azanyumva nawe ndamushimiye kuko yabashije kuba akanwa k'Imana kugira ngo anteguze muri ino nzira y'ubupasiteri makunzi ba Clarisse rero turimo turagana ku musozo nkuko murabyumvise ubuhamya bwe ni burebure kandi ni bwiza gusa burakomeza umuntu wari we wese wumva afite umuhamagaro ndakeka yuko numva buno buhamya nawe uzasitinyuka murumva ukuntu yari afite ubwoba murumva ukuntu yumvaga atabasha ntiyarazi kuvuga habe no kwiga ntiyari yarize yari umugore wo mu rugo muri kigega ntabagore b'amago bagihaba babaye imigoroko ariko nyine harige nawe wumva uri umugore wo mu rugo utuje ariko Imana iza kumutunga inkoni niko nabyita iramuhagurutsa mu bagore benshi ubu ngubu ni umumama umunyamurenge w'umupasiteri wifitiye icyizere wifitiye confidence urumva yageze nahaguruka ajya kwiga ari umumama vraiment imyaka 6 urumva Imana yaramuteguye iramukoresha ubu ngubu itorero rye yababwiye riri hariya Sheko ndagira ngo nubona umwanya uzanyarukireyo ni ahantu bakunda abashyitsi cyane bita ku bantu ndabizi nuhagera ntuzahakura ubusa hari ikintu uzahakura kandi uzamusure vraiment ni umumama mwiza cyane ushaka no kukugira inama mu gihe ubona byakomeye karibu cyane bazaza ari benshi ngo muzaze muri benshi we nta nubwo batinye kwakira abantu benshi rimwe na rimwe baranateka maze bakarya bakagaburira n'abakristo urumva y'Imana n'ubundi yarakomeje vraiment Imana imuhumugisha pasta na representa hari ndabizi azakurikirana kino kiganiro ari we papa w'abana
Imana impumugisha kubera gushigikiye akumva yuko ugomba kugufata mu mugongo niko navuga kugira ngo akwemere kuba pastor. N'abo bana bangahe bose kandi baracyari batoya, narababonye ndabazi, harimo abatoya cyane ariko byose arabifatikanya. Wowe ugifite ubwoba, wowe ugifite gutinya, wowe ugifite kumva utabikora, nimba hari ikintu Imana yakubwiye bikore. Ikindi kandi wibuke yuko kugira neza atari uko bisaba kuba ufite amafaranga mu mufuka, ufite ibyo ufite, ifu, imboga gutyo, ntukarye ngo urangize. Pastor cyakoze ako kantu Imana iguhumugisha kandi uzagakomeze, n'abandi babishoboye tuzakomerezeho n'ubundi kugira ngo dukomeze imirimo yacu, ngo niyo tuzabazwa nitwagera mu ijuru. Ntago bazambaza ko ntahagaze ku gatutsi ndaririmba, ntibazambaza icyo bazambaza imirimo yanjye nizankurikira. Rero turabakunda, turabishimiye, ndagira ngo n'ubundi nukuri no shamba ntigereka guherekezwa kuko ngiye natsinzwe, haraho natsinzwe kandi nawe nimba haraho watsinzwe, reka dufatikanye na pastor tuzamure kwizera adusengere gira tubasezere. Murakoze. Ego tutarasenga reka manze nshimira Imana yuko ariyo yo kwizerwa yadutoranyije, kandi nkaba nababwira Imana iyo yaguhamagaye ntizireba gusa ngo nuko ubikwiriye cange uri umuntu uzwi, iyo yagutoranyije izigukomeza. Rero abantu bose bumva umuhamagaro w'Imana batinyuke, Imana izigendana nabo kandi ikabakomeza. Ikindi kandi nshimiye na mugenzi wacu watumiye kugira ngo bashe gutanga kino kiganiro kibaye cambere, ariko hariho byinshi bizoba kubera ko ndabizi neza ko hari igenzoza mvuga ubutumwa no kuri radio no kuri televiziyo. Hallelujah. Kubera ko aho Imana yankuye niyo yonyine yahankuye impa kumenya no kuvuga. Yewe ndaniga noneho ndangiza segondere nyiga ndetse na Bibiliya, ariko tuzabivuga. Abashimiye n'ubutware wanje wanyemereye kubw'umuhamagaro tiyambangamira, nkaba nkorera Imana nkamva binejeje. Reka dusenge. Mana ikomeye, Mana igira neza, turagushimiye Mana kandi twongeye kuguhimbaza, twongeye kukuramburira amaboko tuvuga ko icubahiro n'ikuzo bikomeze bibyawe. Kandi Mana ubu buhamya dutanze uhereye uyu munsi wa none ubashe gukomeza Mana abo hagenda utoranya babasha gukora umurimo wawe Mwami, kuko ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Cyo tugusaba nuko Mana wabasha guheza abantu gutinyuka no kumenya Imana yaduhamagaye ko ari inyamaboko kandi ari Imana ikomeye, ari yizi dufasha muri uyu murimo. Ntibazoroshe ariko kubera Imana izigenda idufasha. Ikindi kandi Mwami ukomeze ugirire neza aba batangaza amakuru kugira ngo Mwami bazabatanga amakuru meza aruhura imitima y'abantu, kandi wa Mana we ukomeze ubagure n'umwivuga butumwa ryabo. Rero ndetse dukomeza tusabira n'abantu bataratinyuka kugira ngo batinyuke bakorera Imana, kuko gukorera Imana ni byiza, gukorera Imana ni byiza kandi Imana n'umugisha. Rero turagushimiye kuko uduhaye gutambutsa kino kiganiro, kandi Imana abacumva bose kibashe kubagirira umumaro, ni mu izina rya Yesu, amen. Murakoze inshuti zanjye, ndagira ngo n'ubundi ntimugende vraiment mudakoze like, nimudakora like kandi muzaba mwakunze umushumba. Comment zanyu utaha abifuza ko pastor twazongera kubana, twazongera kuganira, mu byandike. Ndabizi ninzimwereka azemera, ariko ntacyo gampa mwereka hari igihe yo kwanga. Ndagira ngo nukuri nimba nawe wamwishimiye nkuko nanjye namwishimiye, usaba ko azagaruka ubitugaragarize, ndetse subscribe no gusharinga kugira ngo ubutumwa bw'Imana burushirizeho kwaguka. Murakoze cyane, turabakunda kandi turabishimira. Ciao, bye.